Kizo ipaya. Yes, ndagira ngo munyemerere twongere tugaruke n'ubundi kuri no nkuru y'umuntu bita Kazungu ndetse n'umuntu bita Noheli cyangwa se Habimana Noel ndetse n'umugore we bivugwa ko ngo ari umusambanyi ruharwa ngo ariko ngo n'ubundi umuvumo uri mu gitsina cye ngo ukaba uri gukomeza kugenda n'ubundi umukurikirana. Ni nyuma rero yuko hakozwe inkuru zigiye zitandukanye nubwo izo nkuru zirimo ziratuma benshi bafungwa abandi bagatoroka ariko ntabwo bibuza n'ubundi kuba basiga bageze icyo bavuze kubera ko bajya bavuga ngo nta nduru ivugira ku musozi ubusa ariko nanone ntabwo twakirengagiza ko izi mbuga nkoranyambaga hari igihe zizana inkuru kandi nyamara iyo nkuru nta n'ishingiro ifite. Ariko nanone hano wakibaza ese ubundi kubera iki bakomeza kugenda bagaruka kuri aba bantu bakomeza kugenda n'ubundi babakoraho inkuru zigiye zitandukanye, ese ubundi babagamije iki? Kandi nyamara hari abamaze kuba babihomberamo, hari abamaze kubitakarizamo ubuzima, hari abamaze kubitakarizamo ubwigenge, ubwo ndavuga n'ubwisanzure kuba umuntu atakiri mu gihugu cye akaba yarahunze kubera inkuru yakoze kuri aba bantu. Ese ubundi kubera iki izo nkuru zikomeza gukorwa kandi nanone zigakomeza gukorwa mu buryo wavuga ko noneho buri kuzana ubukana burenze ubwo batangiranye? Ngira ngo iyi ni inkuru ibitangazamakuru bikimara kuyumva byahise bisamira hejuru, ariko kugeza amagingo aya ntabwo iyi nkuru nubwo amakuru yasohoka ate ntabwo iyi nkuru abantu bari gushaka kuyigarukaho ngo wenda bagire icyo bayivugaho ngo kubera ko bamaze kubona ko hari abantu bamaze kubihomberamo. Ibyo rero ntabwo wenda ari byo ngiye kugarukaho muri aka kanya kubera ko iyi nkuru n'ubundi twagiye tuyikoraho ibiganiro bigiye bitandukanye tubivugaho ibintu bigiye bitandukanye gusa, ariko kuri uyu munsi wa none ndagira ngo munyemerere noneho tugaruke kuri ano makuru yandi asohotse noneho ari kuvugwa kuri uyu bita Kazungu nyiri uruganda rwa Ingufu Gin Limited ndetse n'umwana wa nyakwigendera Noel, ni umwana w'umukobwa w'imyaka 15. Uyu mwana w'umukobwa bikavugwa ko ngo yagendanaga na nyina ngo mu bikorwa byose yajyagamo, haba ibyo papa we yabagazi ndetse n'ibyo yabaga atazi. Ariko nanone ngira ngo n'ubundi hari andi makuru yasohotse avuga ko ngo uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 15 ngo ntabwo yari uwa nyakwigendera Noel, ahubwo ngo yari uwundi mugabo w'umufande utarigeze umenyekana, ngo bityo ko uyu mugore Claire ngo yajyaga ajya kumureba akajyana n'uyu mwana w'imyaka 15 bakagenda bakarariyo, hanyuma bataha uyu Noel akarakara ari kurakarira umugore we avuga ngo ibyajyama bijyemo wenyine ariko ntakajye amujyanira umwana. Ariko n'ubundi umugore agakomeza gusuzugura umugabo ndetse n'umwana w'umukobwa abireba. Nkuko nkomeza kugenda mbibabwira rero aya ni amakuru aba yavuzwe. Aya makuru rero ntabwo ndi wo kuyapinga cyangwa ngo nyemeze, ariko nanone nkaba mpora nibaza ese ubundi kubera iki aya makuru akomeza kugenda avugwa ndetse akanavugwa gutya kandi nyamara hari abo tuzi bakomeza kugenda bazira gutangaza amakuru nk'aya ngaya. Ngewe rero ikintu nkora ntabwo wenda aba bantu mbazi wenda ngo mbe najya kuzana amakuru ku isoko cyangwa se ngo nzane amakuru atavuzwe. Ibi ni ibintu biba byavuzwe ku mbuga nkoranyambaga, niyo mpamvu nanjye iyo nje kubibabwira mbabwira ko ibi ngibi rwose bishobora kuba ari byo cyangwa se nanone bikaba atari byo kubera ko ngewe mvuga ibyazengurutse ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu rero abazajya bakurikirana ibiganiro byanjye bazajya birinda guhita bavuga ngo babisanishe n'abandi cyangwa se bavuge ngo ese ubundi kubera iki uyu we kubera ko ngewe ntabwo mbreakinga, ahubwo ngewe icyo nkora nzana inkuru ziri kuvugwa. Niyo mpamvu rero niyo ntangiye mbabwira nti inkuru ziri kuvugwa uyu munsi wa none n'ubundi tugiye kugarukaho nk'urugero, kuko nk'iyi nkuru nzanye n'ubundi ni inkuru yakozwe yamaze gukorwa n'abandi ariko ntabwo twakemeza ko ari ibyanyabyo. Gusa nanone bibaye ibyanyabyo byaba binababaje cyane kumva umugabo ajya gusambanya umugore hanyuma nk'aho ibyo bidahagije akarengaho akajya no gusambanya umwana we w'imyaka 15 kandi ibyo byose akabikora ngo yateze indege. Ariko nkibaza ni gute umuntu ashobora kuba yava muri Canada akaza mu Rwanda aje gusambanya umwana w'imyaka 15? Nanone abantu bakora inkuru bajye babanza bashyire mu bwenge kubera ko nta kuntu wambwira ngo umuntu arafata indege. Ubwa mbere byo ahunze ubusambanyi cyangwa se inkuru zari ziri kumukorwaho z'ubusambanyi, hanyuma
mu gihe kitarashira n'amezi 2 cyangwa ukwezi, ngo uwo mugabo yongeye kurira indege agaruka hano mu Rwanda, aje gusambanya nanone umwana wa mugore ngo yasambanyaga ari nawe yari yarahunze. Ibyo bintu nkeka ko uramutse ushyize muri logique, niyo waba uri ikigoryi, ibyo bintu ntabwo ushobora kuza kuba wabitekereza. Ariko nyine inkuru yo yakozwe, kandi nuko nguko babivuze. Bavuze ko ngo uyu Kazungu ngo yavuye mu gihugu cya Canada, ngo ubwo yaraje mu birori, hanyuma we rero kwifata biranga, arangije asubira mu rugo ngo rwa Kerere, n'ubundi ngo bahoze baryamana, ariko nk'aho ibyo bidahagije ngo biza kurangira yiboneye ako kana k'imyaka 15. Iyi nkuru nkimara kuyumva cyangwa se nkimara kubona ikozwe n'umuntu bita Bosco Empire, ngira ngo uyu Bosco Empire n'ubundi ni umuntu ukora inkuru zishobora kuba zanagukura umutima, rimwe na rimwe ugasanga hari ibyo yihimbiye, hari ibyo yongeyemo, ariko nanone ugasanga hari ibindi abafiteyeho amakuru, kubera ko iyo arimo arakora inkuru agerageza gutanga proof zose zifatika, ariko nanone wajya kureba ugasanga harimo ikintu bita kuba yatubura inkuru cyangwa se kugira ngo akomeze n'ubundi akabirize. Bosco Empire rero yavuze ko ngo uyu Kazungu uyu nyine bivugwa ko ngo yahoze aryamana n'uyu Kerere, uyu mugore wa nyakwigendera Noel, yavuze ko uyu Kazungu ngo aje mu birori n'ubundi by'abakire nk'uko bisanzwe, arangije rero ngo aza kuva muri ibyo birori, ngo aho umubiri wari uri kumwishyuza undi mubiri, arangije ajya ngo mu rugo rwa nyakwigendera Noel, arangije ajyayo ngo agiye kureba n'ubundi aka kana k'imyaka 15. Hano wakibaza, ese ubundi uyu mwana w'imyaka 15 wagiye kumenyana n'uyu mugabo umuruta cyangwa se unamubyaye, ubundi bwo bamenyanye gute? Kuko turabizi ko bivugwa ko hakozwe inkuru zivuga ko uyu Kerere ngo yahoze aryamana n'uyu Kazungu, ariko ntabwo twigeze twumva aho uyu Kerere yajyaga ajyana n'umwana kujya kuryamana n'uyu Kazungu. Ubwo rero izo nkuru mw'abantu mwe sinzi wenda Bosco ahantu aba yazikuye, sinzi nimba wenda hari irindi perereza rikurikira, gusa ariko nadacunga neza nawe, kuko nkeka ko inkuru nk'izi ngizi ntabwo azikorera mu mwobo, uko byagenda kose azikorera ku butaka. Wenda ubwo butaka bushobora kuba atari ubw'u Rwanda, atari ubwa Uganda, atari ubwa Kongo, atari ubw'u Burundi, ariko uko byamera kose n'ubundi umukire yagushatse nta nubwo bigombera ngo kuba ngo yakoresha inzego, ahubwo ashobora no gukoresha abandi bantu bakaza mu gihugu uyu yaba aherereyemo icyo ari cyo cyose, akemera akabishyurira, ariko kugira ngo azibye cyangwa se acecekeshe waba ari kumukoraho inkuru wese. Niyo mpamvu rero Bosco Empire we ukomeje kwigira igihazi, agakomeza kugenda akora inkuru mparabitsi, cyangwa se nanone zaba ari nazo, ariko ntago biba ari ngombwa ko azitangaza, kubera ko uyu munsi wa none barakubwira ngo umukire uko yagira amakosa kose cyangwa se uko yagira ibyaha kose, ubundi hari igihe ubu nategetswe gukoma amashyi kugira ngo nawe ataza kuza kuba mwagirana bifu, akaza kuza kuba yakwikiza. Bosco Empire rero iyo akora inkuru akenshi aba ameze nk'umuntu uri kwiyahura, ahubwo ikiba gisigaye ni ya minsi ye ibitaragera, ariko igihari cyo nuko n'ubundi inkuru akora aramutse azikora ari ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se ari mu gihugu, uko byagenda kose nkeka ko niyo uwo muntu yakoze inkuru atamukurikirana, ariko uko byamera kose n'ubundi umukire aba agomba kuba yarakara, hanyuma nyuma yo kurakara akaza kuza kuba yamwifatira cyangwa se agatuma abahungu be agakoresha amafaranga, akaza kuza kuba yamucecekesha. Hanyuma rero ngira ngo ibyo ngibyo ngo bimara kuba, ubundi bavuga ko ngo uyu Kazungu ngo ubwo yari ari muri uru rugo ngo yagiye kumva yumva ngo moto ziri guhindira hanze, ariko ngo Kazungu nawe ngo ubwo yavaga muri ibyo birori ngo yateze moto ajya gusambanya umwana w'imyaka 15, hanyuma ngo abandi ngo nabo baza bamukurikiye, ngo kubera ko ngo iyo yururitse ikibuga cy'indege ageze hano mu Rwanda ngo ntabura abantu bamugendaho ngo baba bashaka kumugira nabi, kubera ibintu yasize akoze abikoreye uyu witwa Habimana Noel witabye Imana, ngo aguye muri dushe, raporo zikaza kugaragaza ko ngo yahitanywe n'umutima n'ibiki. Ibyo byose rero ni byagiye bivugwa, ariko nyine igihari cyo nuko inkuru yaje kuza kuba yakorwa ngo nuko Kazungu noneho ngo yaje kuza kuba yakadukira uyu mwana w'imyaka 15. Ubwo rero namwe mujye mumbabarira, mutekereze kabiri, mwibaza ukuntu umuntu w'umugabo ashobora kuba yakururuka indege
akaza agambiriye gusambanya umwana w'imyaka 15. Simvuze ko wenda umuntu ungana gutya atasambanya umwana w'imyaka 15, ahubwo icyo nibaza, uratekereza ko Kazungu mu by'ukuri aramutse yaragiye muri Canada ahunze inkuru zakorwaga ko yaba afite uruhare mu rupfu rw'uyu Habimana Noel, akagenda atorotse cyangwa se wenda anagiye mu buryo bwemewe kugira ngo wenda inkuru zidakomeza kumukorwaho, cyangwa se raporo cyangwa se iperereza rikaba ryaragaragaje ko wenda ari umwere, we akagenda bisanzwe agafata umuryango we bakigira muri Canada, ni gute ashobora kongera gufata umwanya akongera agatega indege kuva muri Canada akagera hano mu Rwanda aje kureba nanone wa mwana w'imyaka 15 wa mugabo bivugwa ko ngo yapfuye azize ubusambanyi bw'umugore we? Ibyo bintu ntabwo bibaho, ibyo bintu ni ibintu bidashoboka. Ubwo rero aho abantu baba bakuye inkuru uko byamera kose, nkeka ko hano harimo guharabika, kubera ko ibi ni ibintu mu by'ukuri ushobora kuza kuba utakiyumvisha, kubera ko bajya bakubwira ngo buriya ngo nta mukiri ubura ubwenge, niyo yagerageje kububura hari abantu b'abajyanama bagomba kuza kuba bari aho hafi barimo baramukibura. Ubwo rero Kazungu uko byagenda kose ntabwo yabura abajyanama bashobora kuba bamugira inama bakamubwira ati hano ho rwose noneho waba urimo urita mu mugozi, kuko kuba warasambanyije umugore ibyo nta kibazo, kuko byari byemewe, wari ufite uburenganzira, kuko umugore bavuga ko ngo umugore ari uw'abagabo, kandi buriya umugabo yashatse umugore mu gihe cyose banganya imyaka, cyangwa se nyine umugore afite imyaka yo kuba yaryamana n'uwo ashaka, mu gihe mwishimanye muba mugomba kubikora. Ariko igihari cyo nuko iyo noneho urengereye ukajya gufata umwana w'imyaka 15, aho ngaho nta nubwo ugitekereza nk'umuntu, ahubwo uba wabaye undi wundi, uba wabaye inyamaswa. Sinzi ko ushobora no kubitekerezaho, ukabitekereza n'izo kampani zawe zinakugira umukire ko zaba zikina kwanditseho, kubera ko icyo gihe iyo wamaze guta ubwenge n'imitungo wari ufite ugomba kuza kuba wayibura, kubera ko bakubwira ko ubundi gusambanya umwana utujuje imyaka nicyo cyaha cya mbere buriya, amategeko y'u Rwanda ashobora kuza kuba yahana yihanukiriye, cyangwa se wenda n'ibyaha bya jenoside. Ariko uko byamera, icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka kiri mu byaha nka 5 bya mbere bikomeye hano mu mategeko y'u Rwanda. Ubwo rero Kazungu ubwo sinzi ukuntu ari buze gucecekesha abakomeje kugenda bamukoraho inkuru mparabitsi, cyangwa se nanone izo nkuru zikaba ari izanyazo, ariko nanone ashobora kuba yakibaza ese ninde umuri hafi ushobora kuza kuba yatanga amakuru, nimba koko byaba ari byo, ninde muntu waba utanga amakuru akayatanga ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nanone se nimba atari ibyo koko ari inkuru mparabitsi, kubera iki bakomeje kugenda bazimukoraho? Aho ngaho ntabwo yaba ari kubihomberamo, kuko nk'umugwiza atunga nkuriya iyo bari kumukoraho inkuru nk'izi ngizi, hari igihe n'inganda ze cyangwa se n'ubucuruzi bwe bushobora kuza kuba bwahahombera, kubera n'ubundi inkuru ziri gukomeza kugenda zikorwa. Ubwo rero ni we wo gukora isuku kugira ngo asige izina rye ryera. Ubwo rero kubikora nta kundi, hari igihe yitabaza inzego z'ibanze zibishinzwe cyangwa se inzego z'umutekano zibishinzwe, akaba yahabwa ubutabera. Ariko nanone mu gihe ibyo ngibyo ashobora kuza kuba atabikora, hari ubundi buryo ashobora kuba yasukura inzira, cyangwa se akaba yacecekesha akomeje kugenda bamuvuga, aribwo bwa buryo bwo kuba yatanga amafaranga akohereza abahungu bakagenda bagafata ku munwa wabo ari kumukoraho inkuru wese. Kuko aramutse agiye gusibisha ibiganiro, ibyo ngibyo ntabwo bihagije, kubera ko hari igihe usiba ikiganiro ariko n'ubundi ukongera ugakora ikindi, kandi n'ubundi ugaza gusanga n'ubundi biri buze kuza kuba byabinjiriza. Ubwo rero igihari cyo nuko aya ni amakuru yamaje gutangazwa, ariko nanone akiri kwibazwaho, kuko na Bosco Empire ajya kuyatangaza yatangaje avuga ko ngo wamuhaye amakuru ngo atigeze yamuha neza, cyangwa se wenda n'ibyo yamubwiye ataza kuza kuba yabivuga kuri kamera, ariko n'ubundi uko tumuzi ari buze kuza kuba yashyugumbwa abe yabivuga. Ariko igihari cyo nuko turi kwibaza, ese ubundi ni ukuri cyangwa si ukuri? Ese koko uyu Kazungu yaba yururutse indege aje gusambanya umwana w'imyaka 15 koko,
cyangwa no kumuharabika. Ariko se nanone nibakomeza kumuharabika gutya, ko tuzi ko uruganda rwa Ingufu Gin Limited turabizi rufitiye igihugu akamaro, rurasora, rufite abakozi bakoramo batunze imiryango, turabizi kuko byagenda kose uru ruganda n'ubundi rufitiye igihugu akamaro. Ese ni ruramuka rusenyutse kubera inkuru nk'izi ngizi, ubwo biraza kuza kuba byamarira iki sosiyete nyarwanda? Ubwo rero icyo twasaba nanone ni ubutabera bukaza kuza kuba bwatangwa ku mpande zose, haba uyu Kazungu agahabwa ubutabera, inkuru ziri kumukorwaho zigahaba zahagarara, cyangwa se nimba koko ari n'ibyanyabyo bakaza kuza kuba bagaragaza ko bamufashe wenda bakamuhana, kuko icyo gihe baramutse bamufashe bakamuhana ntabwo inkuru zakongera kumukorwaho. Ushobora no gusanga wenda bari kumukoraho inkuru babifite uburakari bw'uko akomeza kugenda agira ibyo akora, hanyuma ugasanga nta nzego zimukurikiranye. Ubwo rero nuko nguko biba bimeze, ariko nyine nibiba byazengurutse ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo nabibabwiye nti nta nkuru zivugira ku musozi, ubusa ushobora gusanga ari ukuri cyangwa se nanone ugasanga atari ukuri, byose birashoboka. Ariko nyine igihe ari cyo nuko buriya nyir'ubwite niwe uba uzi ukuri. Buriya we ashobora kuvuga ngo ibi ngibi wenda si ukuri, simbyitayeho, wakikomereza akazi ke. Ariko nanone uko byagenda kose, uri umuntu ufite amarangamutima, ntabwo ushobora kuza kuba watuza kandi inkuru nk'izi ngizi ziri kugukorwaho. Urumva ku nshuro ya mbere bavuze ko ngo yasambanyije umugore, hanyuma uwo mugore biza kurangira umugabo we abitakarijemo ubuzima, hanyuma baza kongera gukora indi nkuru ngo ahunze iperereza rishobora kuza kuba ryamukorwaho, hadaciyeho n'ukwezi ngo arongera aragarutse asambanyije umwana w'imyaka 15. Ibyo byonyine gusambanya umwana utujuje imyaka hano mu Rwanda bakubwira ko ari igifungo cy'imyaka 25 uri muri gereza. Igifungo cy'imyaka 25 rero ku muntu nk'uyu wari umaze kuba yagira ibikorwa bigiye bitandukanye hirya no hino, afite inganda, afite ubucuruzi haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, imyaka 25 uyu nguyu aba yarangiye, nta nubwo no kuba yagaruka ngo akomeze business. Hari n'igihe asangwa uwahoze ari umukirina, uwahoze akora amasuku muri urwo ruganda, ashobora no kugaruka asanga noneho ari we uyoboye rwa ruganda rutakimwanditseho, rwaranditswe no kubandi, kurya atanemerewe no kuba yavuga ngo uru ruganda rwahoze ari urwanjye, cyangwa se ngo abe yanakinjira mu marembo yarwo. Ubwo rero ntago ntekereza ko umuntu nk'uyu ashobora kuza kuba yatekereza biciriritse bigezaho, kubera ko imyaka 25 uri muri gereza. Edayeri n'umuntu nk'uyu uba waramaze kugira ibikorwa nk'ibi, nta nubwo n'icyumweru iyo akimaze muri gereza ubwabyo amamiliyoni abahombye kugira ngo azayagaruze bishobora kuza kuba byagorana. So rero nuko nguko biba bimeze. Ubwo ngewe icyo nkora, nzana inkuru zazengurutse ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo breakinga, ntabwo nzana inkuru nshyashya, ariko nanone bitavuze ko ndamutse nyibonye ntayizana. Ariko rwose ntaho mpuriye n'aba bantu ku buryo nazana ngo amakuru atariho ivumbi. Oya, ayo mbabwira yose aba yavuzwe n'abandi. Icyo nkora nanjye nuko nyazana nkayasangiza abadukurikiye, hanyuma tukagira ibyo tuyaganiraho, tugatanga ibitekerezo, twumva koko ibintu birashoboka cyangwa ibi bintu ntibishoboka, tukareba ese koko nimba bishoboka ubundi ni gute umuntu ashobora kuba yakora ikintu nk'iki. Ese nimba bidashoboka kubera icyo ubundi bakomeza kubimuvugaho, aho ntago byaba bifitanye isano n'ukuri. Ubwo rero nubwo buryo twe cyangwa se ngewe nkoramo inkuru zanjye, ubwo abankurikira bo wenda bamaze kubimenyera, ariko namwe mugiye mushyira mu kayunguruzo, muyungurure nyine murebe nimba koko ibyo bintu bishoboka. Reka ngewe nsoreza hano rero mbabwire ni Kizo, n'ubundi mwumvaga ni Kizo Empire, babwira ngo ibiganiro byacu n'ubundi nakagaruka. Hasta la vista.